Reka nongere mbahe ikaze hano ku muyoboro mugari wa YouTube channel. Ndongera mbasuhuza mwese mukurikirana ibiganiro byacu, mwese muri mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burengerazuba, mujyi wa Kigali ndetse n'abaraho irwota amasimbi ntujye kubasuhuza. Mbazaniye inkuru y'uyu mu jene bamwita Captain Regis, arimo aratakamba, arimo arasaba nk'ubufasha ubuyobozi ko bwamukurikirana iki kibazo afite hano kuri social media. Nk'uko mubizi rero, hari hashize igihe ashwanye n'umukobwa bakoranaga witwa Miki. Uyu Miki akaba ari umufasha wa Aga Promoter. Uno mufasha akaba barakoranye n'ubukwe. Uyu Miki akaba agumye kwibasira Pastor Regis, agumye kumwibasira bikomeye, ari naho uyu Regis yanditse amagambo akomeye cyane nk'uko mubibona hano kuri screen yanyu. Ndaje mbasomere aya magambo akomeye uyu Pastor Regis, just Captain Regis yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram. Ndongera nibutsa umuntu wese turakora subscribe, gukora share, like, comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Uyu Regis yanditse amagambo akomeye hano ku rukuta rwe rwa Instagram. Yanditse amagambo avuga ati: "Njyewe nari nzi yuko nta mwanzi mfite, ariko natunguwe rero sinkunda ibibazo, nikundira amahoro. Murabizi hari igihe utangiye iminsi, tumaze iminsi dutangiye filime yacu, niba ari ishari, ari ubugome, niba bibacanze." Uwo ni wo bita Miki yari arimo kubwira ati: "Buriya sinarinzi n'amakuru y'aba bavandimwe, ariko mbonye kampani isibama, ngira ngo ndebye nabi." Aya magambo yose yayanditse bitewe na Miki wamukoreye ibintu bibi cyangwa se amakosa akomeye hano ku mbuga nkoranyambaga. Kadukomeze mbasomera aya magambo yanditse ati ngo: "Dukora iki? Abantu buri gihe bashaka kubaho mu buzima bubangamiye abandi. Birangira bite ko mba numva ntafungisha umuntu n'umwe, ko mba numva ntakora mu maraso, nkabona abandi bayansiga, ko mba numva buri wese akeneye amahoro n'umutuzo, bigenda bite?" Ayo ni amagambo yo Captain Regis yatangaje nyuma y'uko amaze iminsi arimo akina filime bakamuhereza copyright bitewe n'umukobwa bita Miki. Nyuma y'uko avuze ati ni imigiri, nyuma y'uko atangaje amagambo menshi, murabizi neza ko harashize iminsi harimo agahenge hagati ya Miki n'uyu Captain Regis. Barimo bashwana, byabaye birebire, ari naho batukanye, bigera igihe uyu Captain Regis ashize hanze ibya Miki, avuga yuko uyu Miki ariwe wafungishije mama we, akaba baramufunze imyaka 25 kubera yuko ngo yari bapushayi bamwe bacuruza ibiyobyabwenge, kanyanga n'urumogi, nibyo yacuruzaga, ni uko kazi yakoraga. Uyu nyina we umukobwa wa Miki birarangira, ariko ubu yongeye kumwibasira. Nibwo yatangaje amagambo akomeye avuga ati: "Gufasha igitsina gore
ni ugukora ubusa bitewe n'ibyo yamukoreye. Yamukuye ku muhanda ndetse yari indangamirwa yibera ku muhanda, amukura ku muhanda kumukoresha filime, bakina videwo, aribwo yahereyeho azamuka bimwandikira izina. None aka kanya atangiye kumuhesha copyright kuri filime arimo gukina, kandi yari azi ko byarangiye. Rero niho uyu Captain Regis arimo atabaza mu nzego za RIB, nubwo yabanje kwisegura akavuga ati nta muntu nshaka gufungisha, nta muntu nshaka kuminira amaraso, nubwo abantu barimo kuyansiga, atariko ntabwo binshimishije. Ariko kuba yagiye akitambika mu bintu bye muri filime amaze iminsi arimo gukina, gukina filime ni ibintu bivuna, ibi gutwara umwanya munini, ariko umuntu akakwiterera akakwivangamo, akazana diru nyinshi, agashaka kuguhesha copyright kugira ngo wongere utangire gukora. Afata umwanya wo kweditinga, ufata umwanya w'igitekerezo kugira ngo ukore iyo video, ufata umwanya abantu urabikorera, umwambaro uraba wambaye, ibikoresho byose ushirira ku ruhande.